Ese urashaka kumenya uburyo wakwinjiza amafaranga ukoresheje smartphone yawe nta kiguzi, nta stress? Uyu munsi turareba Fire Faucet, ni uburyo bwo kubona crypto zirimo Bitcoin, USDT, BNB n'izindi kandi nta kiguzi. Mu gutangira rero turabanza tumenye Fire Faucet icyo ari cyo. Fire Faucet ni platform ikorerwaho amafaranga, baguha amapoint bita auto claim points ACP, ugahita uyahindura crypto. Ubu mubona turi muri dashboard ya Fire Faucet. Reka manze mbasobanurira Fire Faucet icyo ari cyo. Iyi ni Faucet platform izwi cyane, aho uhabwa auto claim point ACP ugahita uyahinduramo crypto. Ubu turi muri dashboard ya Fire Faucet, urabona ko mfite point 52,407. Aya rero ashobora guhindurwamo Bitcoin, USDT cyangwa indi coin ushaka. Rero mbereke uburyo iyi platform ikora. Noneho reka dutangire dusobanure kuri iyi dashboard ya Fire Faucet. Aha hejuru mubona, aha rimwe na rimwe batanga happy hours. Happy hour ni isaha batanga, noneho point zawe bakagenda bazikuba kuri 50%. Izo wari kubona bakazikuba ukabona point nyinshi. Aha murabona ko ari level, ni level ngezeho. Level rero ituma ubona point nyinshi, kandi murabona ko ngikora kugira ngo nkomeze kuzamura activity yanjye, mbone amapoint menshi. Aha ni bonus baba baraguha buri uko uzamutse mu ntera. Urabona ko ngeze ku ntera y'2,800. Ubu nindangiza izi ACP ninuzuza ahangaha ngeze ku 100%, bazahita bampereza izi point. Aha rero murabona ko ndi kuri level ya 54, kandi uko mubibona hano ndacyashakisha activity kugira ngo nkomeze kuzamuka muri level. Iyo uzamutse level uhabwa reward. Hano reward yewe ngeze kuri 2,200. Ubu ndamutse ngiye hano kuri claim reward nahita mbona izo point, izo namaze gukoreraho. Ibi bivuze ko uko ukina cyane niko urushaho kubona ACP y'inyongera. Icyo nicyo kintu cyiza kuri Fire Faucet. Fire Faucet rero ifite uburyo bwinshi bwo kubonamo ari amapoint. Hano turahera kuri daily bonus, iyi bayitanga rimwe ku munsi. Iyo ukanzeho baguhereza aka kabox, nako kwerekana yuko utari robo, ukagakandamo. Hano urabona bampaye guhitamo bicycle, ahangaha murabibona. Motorcycle, ndahitamo motorcycle zose, ubundi nkande verify. Iyo umaze kubikora rero uhita uza hano kuri get reward. Reward zawe murabona ko bazimpaye na activity point bihita biza. Ubwo nkazongera gusubiraho ejo kuri iriya daily reward. Ntago ari daily reward gusa rero batangiraho amafaranga. Hano ushobora kuza ugakora ama short links, hano ugakora ama surveys iyo ahari, hano ukora auto claim. Ntago ari ziriya task rero zirimo zonyine, harimo offer wars ariyo habamo amafaranga menshi, noneho hakabamo na task. Iyo wakoze task ni ukuvuga ngo uko ukora cyane niko ugenda ubona ibihembo. Nk'ubu ngubu urabona ko hano nakoze task ya claim 3, uhita uza hano kw'aka kantu ugaclaiminga. Ni ukuvuga ngo
hariya task uzajya ubona umubare wa task ziriho, ugende uziclaiminge bitewe na activities wakoze. Hano hariho n'amatangazo uzaho, ibi byose biguhereza ariya ma ACP ariyo uzakoresha muri autoclaim. Ukaza hano kuri view art, urategereza wihanganye amasegonda akarangira, ntago aba ari menshi. Nyuma hano bakaguhereza kwerekana yuko utari robo, wandukura iyi mibare ahangaha 4 3 9 8, ariko baguhereza imibare itandukanye n'iyi yanjye, ahasigaye ukajya kuri claim. Noneho rero ngiye kukwereka kuri autoclaim future. Icyo Firefox twiziho cyane ni autoclaim, aho ushobora gushyiraho ACP yawe igakora claim automatically nta manual click. Uhitamo coin ushaka. Hano urabona ko ngewe nahisemo USDT, nyuma ukaza ugakanda kuri auto claim. Iratangira, baguha umunota wa auto claim, ubundi igatangira ikikoresha. ACP uba uri gukoresha ni izi ngizi murazibona. Noneho hano bakwereka ahangaha bakwereka amasaha wakora auto claim. Ikindi kuri auto claim, uraza hano kuri change, ugahitamo inshuro bazajya bagukubira point baguhaga. Urabona ko ngewe nahisemo ko bwikube inshuro 4, niyo mpamvu ubona itinda nkoresha umunota wose. Nawe rero uhitamo ukurikije ibyo ushaka. Murabona ko ACP irangiye, bampereje satoshi 3800 bya USDT. Noneho ngiye kubereka uburyo ushobora guhindura aya mapoint yawe mo ama USDT utiriwe ukora autoclaim. Uza hano kuri convert, kaza hano kandikamo umubare ni 58,000 birimo amadolari $0.5. Murabibona. Nyuma nkaza hano kuri exchange. Murabona ko turangije ku exchanging 58,000 mo $0.5. Kubikuza rero ugomba kuba ufiteho byibura amadolari 3. Uza kutu turongo 3 mu nguni, kadukandaho, kaza hano kuri balance withdraw, kayikandaho. Ugomba kuba ufite Faucet Pay, ariko iyo wakoreyeho menshi ushobora no kubikuza kuri wallet isanzwe. Murabona ko kuri Faucet Pay kubikuza bakora direct payment, ariko bakaba bashobora gufata amasaha 48, ubwo ni ukuvuga iminsi 2. Ubwo rero uraza ugahitamo coin ushaka kubikuza. Murabona ko ngewe kuri toto amadolari 3 nyafiteho. Urazamuka ugahitamo coin ugiye kubikuza. Yewe ngiye kubikuza iyi ngiyi ya Theta cyangwa USDT. Murabibona ko mfiteho amadolari 3. Ndakanda rero hano kuri withdraw, nkande hano kuri Faucet Pay, nkore kuri next, nongere nkande kuri next, kuko urabona hano ko maximum yagiyemo. Rero nkande kuri next, nze nkande kuri confirm, ndaza nkande kuri confirm withdraw. Urabona ko ama USDT 3
yagiye. Iyo usubiye inyuma ukaza hano kuri withdraw history, bakwereka ko ikiri pending. Ubwo rero mu kanya ndibuze kukwereka ko yangezeho, ahantu ushyira email yawe ya Faucet Pay. Ariko hagati aho nakwereka ahantu unyura ushyiramo email yawe ya Faucet Pay. Iyo ugiye kuri withdraw kuri coin runaka, ukajya kuri withdraw, ugahitamo Faucet Pay. Aya ni amafaranga mfite muri Faucet Pay, urabona ko mfiteho amadolari 21. Nubwo igiciro kigenda gihinduka, urabona ko hano nta payment ifite. Zabereka rero payment yabaye. Murabona ko ya mafaranga nabikuje yangezeho neza, murayabona hano kuri Faucet Pay wallet. Noneho reka tujye muri Fire Faucet turebe ko transaction yabaye success. Murabona message ivuga ko transaction nakoze yabaye successful.